Iki ni igice cya kabiri. Niba utarigeze wumva icya mbere hari bimwe utari buze gusobanukirwa. Kugira ngo byorohe, reba comment ya mbere kuri iyi nkuru twayipininze. Hanyuma ucyumve ubone kugaruka kuri iki. Igikomangoma Barita amaze gusaba umusirikare we ko bagiye hanze no kubanza gutekereza ku bwiza bwa Doka, yarababajije ati ese mwembi mwarashakanye? Muri abavandimwe cyangwa murakundana? Jab ati wibaza ibyo ureba. Barita ati ndabibona ko ari umukunzi wawe. Doka ati ese kuki uri kwirengagiza ibyuzi? Uyu ni musaza wanjye. Barita ati biragaragara ariko ntabwo musa. Jab yaramubwiye ati ibyo ntibikureba. Hanyuma rero hariya mu ishyamba wakoragamo iki? Ni gute wisanze bakuziritse kandi uri igikomangoma? Barita yaramwegera aramubwira ati wowe na mushiki wawe mufite umutima ukomeye pe, ndetse nabibakundiye, ariko gabanya kumenyera, winteza abantu, wibuka ko kuba mwaranabaye bidakuraho kundi igikomangoma kizaraga ubwami bwa data. Yaragiye anongorera Doka aramubwira ati mucungure ururimi rwanyu, mumenye ibyo muvuga. Doka we yari nk'umusazi, yahise amufata mu ijosi ati noneho reka tubigaragaze turebe icyo dukoraho. Barita yabonye ibyo kubakanga ntacyo bibabwiye, aho kumurakaza bimutera amatsiko kurushaho kwibaza aho bariho n'ukuntu bakuze. Yifuzaga kubanza kubahabya bakamusobanurira bamutinye, nyamara ntabwo bari bamufitiye. Yasabye abandi gusohoka mu cyumba, hanyuma arababaza ati ikosa muri kunshinja ni irihe? Ko mwarakaye? Ese mubabajwe no kuba mwarantabaye ngiye kwicwa? Jab aramwenyura ati ese ufite amatsiko? Nawe ati yo ntayagira simba nkubajije, kandi nimwumve ko ndi gukoresha itegeko. Nifuza ko tuganira nkamenya uko mbagororera nk'abantu mwari mwemeye gutanga ubuzima bwanyu ngo muntabare mutanzi. Doka arakaye cyane yaramubwiye ati kugutabara ntacyo byari bintwaye, ariko byari bigiye gushyira ubuzima bwa musaza wanjye mu kaga, kandi wasanga wenda kuba wari uri hariya byaratewe n'amakosa yawe cyangwa ya so w'umwami, wenda bikaba byaratewe no kutita ku bantu be bakagambirira kwihorera. Jab nawe yarahagurutse amureba mu maso ati mushiki wanjye avuze ukuri, mu gutabara wakwemera ugatanga ubuzima bwawe ku muntu utazi, ariko abantu nkamwe bo hejuru kuko mwumva ko muri hejuru mugakoresha ububasha bwanyu mugirira n'ababa bagaragiye ngo muri kubakanga nk'uko washakaga kubidukorera. Ese simfite ishingiro ryo kurakara niba amakosa yawe n'ibyaha wowe n'abagize umuryango w'ibwami mwakoze aribyo byari bigiye gutuma mushiki wanjye agwa mu gatego kanyu? Kugutabara si byo twakwicuza, ikibazo ahubwo nuko wenda bari abantu nawe wabahemukiye kuri rwa rwego rw'uko naho wakwicwa wabuzize ibyo wakoze ukaba uri ikibi kivuye mu bantu. Ndicuza ko naba narabujije umugambi mwiza kugerwaho, niba ko kwica byari kugirira ubwami bwose akamaro. Yahise amwegera amufata mu ijosi aramubaza ati tubwire, ni irihe kosa ufite ryari rigiye gutuma wicwa? Ese aho ibibazo bibera mu baturage, abantu bafite ubushobozi bagakandamiza abatabufite, abatwari bica bagakiza, abatunze bakoresha abakene nk'indogobe, kandi igihugu kikituriza abantu bakicwa n'inzara, indwara z'ibyorezo zaza nimubavure. Nibyo biba byaratumye abagabo bashyira mu gaciro babona ko ikibazo kiri ku mwami n'umuhungu uzaragwa ingoma batita kuri ibyo bibazo, kubica bagashyiraho abandi, bikaba byarinda rero gushakira ubwami bwose amahoro. Ese abatwari bato niba bigira uko bigira ntibahanwe, aho nibo babafatiraho urugero? Murarambiranye? Niba atari ko bimeze dusobanurire. Abasirikare bumvise mu nzu harimo akavuyo, yewe nubwo abandi bari babasize mu cyumba bumvaga amagambo ya Doka na Jab bari banze gutinya igikomangoma ngo bacyubahe bakagihata ibibazo. Abasirikare babiri baje biruka basanga Jab yamukomeje, igikomangoma cyatuje. Bari bagiye kumufata, Doka ahita ahaguruka ngo atabare. Barita basaba gusubira hanze ngo atiteze ibindi bibazo. Yarababwiye ati reka mbasobanurire. Jab yaramurekuye. Barita ati rero Jab nawe Doka, ishyari n'urwango rusanzwe ntibishingira ku kuba wabigiriwe ari mubi. Abantu benshi bicwa si uko baba ari abagome, umwami aba afite umuryango mugari. Hari ababa bifuza kuba abami kuko baba batishimiye ko ingoma ya cyami yagumye mu muryango umwe, kandi nabo wenda bafite amaraso yuzuye y'ibwami. Ndaguha urugero, tuvuge ko umwami afite abana babiri b'impanga. Nibyo koko uwavutse mbere biba bisobanuye ko ari uzaba umwami, ariko uwo wundi hari igihe nawe atekereza ko aramutse abaye umwami bitamugwa nabi. Uwo ashaka uko yakwica impanga ye ngo ayisimbure, yakoresha abantu bakamufasha. Njye siko bimeze. Rwari urugero mu mateka y'ingoma nyinshi, niba mubizi, abami cyangwa abahungu b'abami bakunze kugambanirwa kubera amateka y'imiryango yabo. Hari igihe ingoma iba igizwe n'abantu benshi bafite inyota yo gukuraho umwami, abandi bifuza ko ingoma ihabwa undi muntu. Hari ababa bashaka ko inyungu zabo zibanza imbere kuruta abaturage, ariko umwami akababangamira. Iyo bafite amakosa yo kutita ku bantu cyangwa gushyira inyungu zabo imbere, bishobora gutuma bategura umugambi wo kugambanira umwami cyangwa igikomangoma mu gihe bo batari ku ruhande rwawo. Ese murumva hari uruhare mbifitemo? Jab na Doka baramubwiye bati wisobanuye neza, niba nta yindi mpamvu kuko twaganira, ngaho tubwira uko wisanze mu ishyamba. Barita ati sindayibabwirira hano, icyo mbashimira ni uko mwantabaye kandi ngomba kubibitura. Yahamagara abasirikare be bose, ahamagara abagize uwo muryango arababwira ati nabonye uyu musore Darisa ari umuhanga mu kuvura, mushiki we nawe arabizi kandi igisigaye n'ibikomere.
turajyana na b'ibwami bajye gukomeza kumvura ndi kumwe na Doka na Jabu. Jabu na Doka baramurebye banga kongera kumuteza abantu ngo bamubwire ko batabishaka bakiri aho. Bina se wa Darisi na Nira yaratakambye ati nyakubahwa mwinjyanira abana bose, wenda umwe ntagenda ndasigare. Nawe ati hoya, nibo batangiye batuvura bagomba kubirangiza tugakira. Dukwiriye kujyana ibwami kugira ngo bazagororerwe. Nawe tuzagutumaho ntituzabagirira nabi, ni mu rwego rwo kubaha umwanya bakaba bari ibwami batuvura. Darisi na Nira bifuzaga kwigira ibwami, ayo mahirwe ntiyari kubacika. Ikindi Nira we yari yikundiye Bariti kuko yari umusore mwiza cyane. Nyamara ntiyarazi ko wa musore mu baturanyi we Sabi yamukundaga kubi nawe. Sabi yararaho ahita avuga ati izo nizo nshuti ngira gusa, ndumva nibagenda nzagira irungu. Ese ko nanjye ndi umuvuzi nka Darisi, nimwareka nanjye nkaza tukajyana. Bariti yaramwenyuye ati nari ngiye kubigusaba, uri inshuti yabo ngwino tujyane, ibwami muzaba mubayeho neza ndetse muzakoresha imiti yaho nubwo muri bwitwazi ya hano y'ingenzi. Ababyeyi baratuje bemera ko abana babo bajyana n'igikomangoma kuko nabo bifuzaga kwirebera ibwami no kugira bafite icyubahiro cyo gutabara igikomangoma. Ayo mahirwe ntahandi bari kuzayakura. Bageze hanze, Doka na Jabu babwira igikomangoma bati twanze kugusuzugurira imbere yabo, ariko ubutaha ujye ukoresha ubwenge, twakabaye twabihakaniye mu bandi, niturakira neza, ibikomere biracyari bibisi, kuki utari kureka tukavurirwa aha? Nawe atahantu ntihatekanye, abasirikari bane turi kumwe ni bake, abanzi baje namwe byabagiraho ingaruka, nyamara ibwami mwaba murinzwe. Jabu ati twe ntabwo dufite abaduhiga, niba kuvurirwa hano wowe byanze, twe turahaguma tuvurwe n'umusaza. Ese uri gutekereza ko tudafite imiryango? Ntiwanatekereza ko abo mu miryango yacu bazadushakisha bakatubura bibwira ko twaguye mu ishyamba kuko twari twagiye guhiga? Bariti yabitekerejeho aramubwira ati mu mwanya ntekereza cyo gukorwa. Yateye intambwe ajya hirya. Doka yakeneye kujya kwiherera. Akivayo mu nzira yavaga ku irembo yabonye inkeri kandi yazikundaga kubi, zari zihishije zitukura. Yagiye hirya ngo azice yirire, kubw'amahirwe make kandagira mu cyuma cyari gisongoye kimukomeretsa ku kirenge bikabije, ahita kigwamo kimubashira ku kuguru. Yatabaje rimwe umutwe uzamo imisonga amera nk'uhereye. Abo mu mbuga barabyumvise. Jabu rero yumvaga mushiki watabaje bikamera nk'aho ariwe basogose umutima. Yasimutse yiruka cyane yirengagije ibikomere yari afite. Yageze aho ari nawe yongera gukomereka, ntiyabyitaterura mushiki wamuzana mu rugo. Ubwo n'abandi bari bamukurikiye bamwitegereza. Darisi na Nira bararebanye bisa nkaho mu mutima bari kubwirana bati wabonye ko abandi bana bavukana baba bameze, naho wowe ni uguhora ucihura. Jabu akimugeza mu mbuga nawe yacitse intege. Nubwo bwose yihagararagaho, aho bari baramukatishije inkota ku nda no mu mugongo, rwose yari agikeneye kwitabwaho hakiri habisi. Bariti yaratekereje apfa kuvugisha Jabu wazengereraga, aramubwira ati muvandimwe wanjye, mushiki wawe akeneye kwitabwaho byihutirwa, ariko hari inama ngize. Ngiye kohereza umwe mu basirikare banjye ajya iwanyu abwira umusaza uko bimeze. Ndohereza uw'umusore niwe urihuta. Ni urugendo rungana rute? Nawe ati ni mu gace kitwa Mirata. Agenda abaririza muri ako gace kandi asobanura ko atari kubaza ishyamba kuko hari iryitwa Mirata. Abaririza umusaza witwa Varuwa, yanabaririza kwa Tinari, ndetse yavuga amazina yacu twembi Jabu na Doka turazwi muri Mirata. Abana batagira nyina cyangwa se barizwe n'umusaza witwa Varuwa. Bariti yagizemo agahinda ati burya nta babyeyi mugira? Jabu ati binsubirishamo. Ubwo muri ako kanya Doka bari kumupfaka ku kirenge no ku kuguru. Igikomangoma Bariti yohereje intumwa muri Mirata, mu kanya gato haza abandi basirikare bari bavuye ibwami baje kureba uko yaramutse. Bariti yabahaye itegeko yurira mu igare ajyana na Jabu na Doka, Sabi, Darisi na Nira berekeza ibwami. Umwami niyifuzaga ko hagira umuntu umenya ko umwana we yafatiwe mu ishyamba yagiye guhiga bagashaka kumwica. Yifuzaga kuganira n'umwana we akamubwira ibyari byabaye byose mu ibanga. Basize babujije mu muryango kuzavuga ibyabaye. Umwami yari yumvise mu makuru yuko yatabawe n'abana babiri bavukana, Doka na Jabu, nabo bagakomereka cyane. Amenya ko umuganga Bina n'abana be ari bo babavuye. Yifuzaga kubagororera ariko kandi iperereza ryari rigikomeje. Nyuma y'igihe kitari gito bageze ibwami, banyura mu nzira yihariye nyurwagamo n'umwami ubwe cyangwa abanyacyubahiro bakomeye b'ibwami. Bageze bashyirwa mu cyumba cyihariye. Yewe Bariti yanga ko bamutandukanye n'abo bantu yari yafashe nk'inshuti ze zikomeye. Muri icyo cyumba mu mitima yabo hari harimo amarangamutima y'urukundo akomeye ariko rubusanye cyane. Igikomangoma cyumvaga cyakunze cyane Doka kiri kumubona mu mwamikazi. Doka we ntabwo yamubonagamo ibyo, ahubwo nubwo bwose imbaraga ze zari hafi ya ntazo, ntiyihangayikiraga ubwe, yarahangayikishijwe na musaza we. Jabu nawe ntiyahangayikishwaga nawe ubwe, yarahangayikiye Doka. Darisi we yari yikundiye Doka ariko ubona ari agakobwa keza. Kumufata ku mutwe wo ku kuboko hano imbere aho ikiganza kiba gitereye, ari kumva uko umubiri we uhagaze, uko amaraso atembera n'uko umutima utera, yumvaga ari byiza atamurekura.
ubwo ni nako mushiki we yari yabuze amahitamo uretse kuyigerezaga. Yari yakunze igikomangoma kandi nanone yari yakunze Jabo. Usibye ko atari yakamenye Jabo neza, undi we yamenye ko ari igikomangoma akifuza ko cyamukunda bakazanibanira. Uko ni nako Sabi yiyumvaga. Kuba Doka yari mwiza yari yabibonye, ariko we ubwo yumvaga atamwemera. Umukobwa w'indwanyi w'umunyamahane udatinya igikomangoma yumvaga atamwizera. Kuva mu bwana bwe yikundiraga Nira yarakimukunze uretse ko atajyaga bimubwira. Imwe mu mpamvu zatumaga ahora kwa Bina si uko yabaga aje kureba Darisi nk'inshuti ye gusa, ahubwo nuko byamufashaga kuba yirebera Kanira. Ku rundi ruhande umusirikare wari woherejwe yagiye yiruka cyane agera muri Mirata abaririza umusaza Varu ufite umuhungu witwa Jabo n'umukobwa witwa Doka. Bamurangiye hatuye, ahageze asanga mu rugo nta muntu uriyo. Yabaririje kwa Tinari bamwereka ko ari hirya gato. Yageze yasanga muzehe Varu na Tinari bari gusangira urwagwa baganira. Yabagezeho abaha icyubahiro naho barabimukorera. Varu na Tinari bagaragaje ubwoba mu maso habo. Umusirikare agira ngo baramutinye kuko wenda avuye ibwami, wenda n'abaturage batinya umuntu uvuye ibwami w'umusirikare. Nyamara kuba yari yambaye imyambaro y'abasirikare b'ibwami byonyine ni nabyo byatumye bagira ubwoba. Baketse ko hari ikindi kintu gikomeye kimuzanye. Uwo musirikare yarababwiye ati mwihangayika, ndagenzwa n'amahoro, Jabo na Doka bameze neza. Varu yarushijeho kugira ubwo baramubaza ati bari he? Naho ati bahuye n'igikomangoma bagiye guhiga mu ishyamba rya Migago. Bafatanyije guhiga, Barita ashima uko bahiga. Bamufashije kwica inyamaswa yari yamunaniye, ahitamo kubajyana ibwami ngo abagororere. Ntuhangayike niho bari. Varu yarushijeho kugira ubwoba abaza umusirikare ati ibwami kandi? Nawe ati nababwiye ngo ntimuhangayike, igikomangoma Bariti niwe ubunyohereje. Yahise abasezera ahubwo arigendera ati nimusigare amahoro. Akirenga Varu yariruhukije. Tinari aramubwira ati wikwiruhutsa nibwo bitangiye. Mbonye inyuma mu maso h'uyu musirikare, buriya bamenye aho bakomoka none bagiyeyo. Igikomangoma se gihegera muri Migago? Hari andi mashyamba bamenye amaswa umwami ahigamo. Ishyamba rya Miyani niryo umwami yahizemo kuva kera, ni nk'umuhungu wahiga. None kuki utekereza ko atatubeshye? Ahubwo bamenye aho wakuye. Varu ati birushaho gukundisha umutima. Njye kuba avuze ukuri ndabyizeye, ikimpangayikishije ni uko ashobora kuba amenya abo turiho. Tinari ati buriya se yatumenye? Nanjye wintera ubwoba. Oya, uriya mwana w'umusirikare ntiyavutse twaravuye ibwami buriya. Humura ntiyatumenya, imyaka ishize ni myinshi. Sindi kugutera ubwoba ngo abana bamenye ukuri, ariko se wibwira ko nibagera ibwami batazatahurwa n'ababyeyi babo? Ababyeyi ubwabo bazabamenya. Varu byaramucanze amusaba urundi rwagwa. Yarumwe yivugisha ati uko biri kose ni bazima, nibashaka bamenye ukuri bamenye ko batavukana, aho kugira ngo babe barariwe n'inyamaswa zo muri Migago. Icyari cyazanye Varu kwa Tinari ni ko ari ugusangira gusa. Yashakaga ko basangira kuri iyo nshuro nawe akazamutumira ngo amwitore. Nibwo yateganyaga kumurugera muri rwagwa akamwica ngo atazavuga ukuri. Umugambi wari ugikomeje. Yatashye bitekereza avuga ati aho kugira ngo uzamvemo wa musaza we, ubwira abana ko batavukana nzakwica. Ariko nanone mfite ubwoba, hari igihe ibwami babamenya. Kandi Doka afite ikimenyetso mu mugongo. Ntekereza ko kiriya kimenyetso gifite icyo gisobanuye. Ntabwo nzi niba umubyeyi wagifite cyangwa atagifite, ariko kiriya kimenyetso nubwo ntazi niba umubyeyi wagifite, gishobora kuba gifite aho gihuriye nabo. Abantu bagira biriya bimenyetso mu mugongo akenshi baba babihuje n'umuntu wo mu muryango, ariko se bazaba bamurebye mu mugongo bate? Oya, nta mpamvu yo guhangayika. Abo bandi bo bari bageze ibwami. Bakigezwayo babaye bari kumwe, ariko noneho Darisi yari yazanye igitekerezo, biba ngombwa ko bacyubaha nyine kuko yari umuganga. Yasabye ko Doka avurirwa mu cyumba cye cyari nk'umuntu w'umukobwa, Jabo n'igikomangoma nabo bakaguma mu kindi kuko bose bari abasore. Mu rwego rwo kubyoroshya, Doka na Nira bose kuko bari abakobwa babashyize hamwe kugira ngo Nira wari umukurikirana aho bigoranye Darisi amufashe. Sabi na Darisi nabo bari bafite icyumba cyabo cyahariye nk'abaganga. Ni ukuvuga ko bose uko bari batandatu bari bafite ibyumba bitatu. Umwami yagiye kubareba bamubwira ko babaye intere, ko bose basindire kubera urugendo rurerure bari bakoze kandi bameze nabi. Yanze kubakangura ahubwo asaba ko umuganga umwe aza. Darisi niwe agiye afite ubwoba, aragenda ngo baganire. Umwami yamusabye kutamutinya akamwisanzuraho bakavugana. Yamubajije uko bameze nawe aramubwira ati Doka, Jabo cyangwa igikomangoma nta n'umwe wigeze adusobanurira ibyabaye. Twe twabasanze baryamye ku nkengero z'umugezi barembye cyane, tubajyana mu rugo. Nyuma nibwo twaje kumenya ko harimo igikomangoma. Umwami ati mukomeze mubiteho, nihagira ukanguka muri bo mutumeho wo kubimenyesha. Aho bakangukiye, Doka kwihanganira kuguma muri icyo cyumba byaramunaniye, asabanira ko yamufasha akagenda amusindagiza bakagerana mu cyumba cyari kirimo umusaza we. Ariko mbere yo kugenda yabajije Nira ati ese nawe bikubaho? Undi ati bikize kandi? Umukobwa ati musaza wawe iyo atari iruhande rwawe uramukumbura? Nira ati si cyane kuko ntarajya ahantu garenze icyumweru,
akenshi arambangamira iyo agize ahajya numva ndohotse. Doka ati wamukumbuye se uba wumva bimeze bite? Nawe ati mfa kuba nzi ko ameze neza, byikuramo cyangwa nkibuka urushyi yankubise sinkomeze kumukumbura. Doka ati none se wowe mubanye mute? Iyo agukozeho, iyo muri kuganira wumva hari ikindi kintu kiri muri wowe? Nawe ati umujinya wenda ahari. Buriya si umujinya wo birumvikana, kuko arandakaza kankubita agakosa kose tugacyocyorana ku buryo icyo kintu nkiyumvamo. Doka yararakaye ntiyabimwereka. We yamubazaga iby'amarangamutima, undi ari kumubwira ikintu cy'umujinya. Yashakaga ko amubwira niba mwiyumvamo, ashaka kumenya ko bihura n'ibye. Nyamara abandi bo bahoraga bacyocyorana, mu gihe we yaburaga musaza we gato umutima ukamurya. Ni niyo mpamvu muri ako kanya yumvaga atakwihanganira kuguma ahantu atari kumureba. Ntibari barigeze batandukana na rimwe, kereka mu gihe babaga bagiye guhiga umwe agaca mu ruhande rwe n'undi mu rwe, kandi akenshi barahiganaga, ni rimwe na rimwe gusa umwe yajyaga mu ruhande rwe. Icyo gihe nabwo babaga bahanye intego, bashaka kuza kwemezanya hagati yabo ngo umwe yereke undi ko bamurenze mu guhiga, cyangwa se bakabikora umwe ashaka yuko nica inyamaswa undi ari buze kuyikorera, bakagira atamufashije na gato. Bajyanye mu cyumba bicishije bugufi, noneho bari ibwami, nta mikino bari kongera kubizanamo. Ibwami, gusuzugura gato umuntu w'ibwami uwo ari we wese byabaga bisobanuye ko ushobora gucibwa umutwe. Bagombaga kugabanya amarere. Jamba akibona Doka amarira amuzenze mu maso, nubwo yari umuntu w'umusore. Yaramuhobeye yigengesereye ngo adatonekara. Nira na Darisi bararebanye, bongera gusa nk'ababazanye mu mitima yabo bati wabonye ko abandi bana baba babanye? Bararebanaga bigasa nk'aho bari kumva icyo udatekereje mu mutima we kubera agahinya bahoranaga bafite. Sabi yarabarebye yongera kwivugisha ku mutima ati uwampa kugira mushiki wanjye. Bamwe baba bashihurana nkabona ari byiza, abandi nabona inshuti zikomeye ndi kubona ari byiza, ariko njye ndamutse mfite mushiki wanjye nabana nawe nk'uko Doka na Jabu babanye. Igikomangoma Bariti nawe yatangiye gutekereza ati biratangaje kubona ukuntu abantu bavukana babana neza batya. Nanjye ubwanjye igikomangoma akazi turapingana ntacyo dupfa. Yumvise anafuhiye Doka, yifuza ko nawe yakamuhobeye atyo, ndetse bamaze guhoberana nawe arahaguruka atega amaboko ngo amuhobere. Doka yashatse kumusebya ngo atamuhobera, yibuka ko bari ibwami ko no kwicwa byazamo, agerageza kwiyumanganya. Yamuhobeye bisanzwe, Barita arishima cyane yitsa umutima abona kumurekura. Bose bakicara bataratangira kuganira, bumvise abasirikare bo ku muryango babamenyesha ko umwami aje. Kuva bo bahagera uretse Darisi wari waravuganye nawe nibwo bari bagiye kubonana, kuko bwa mbere yari yaje agasanga bagisinziriye. Yarinjiye bamuha icyubahiro, yahobeye umuhungu we, yahobera n'abandi bose yigengesereye. Ubwabyo ntibyari bisanzwe ko umuhungu w'umwami avurirwa hamwe n'abandi baturage, ariko niko yari yabihisemo. Umwami nawe yarabyubashye, akora ikintu gitangaje, araza arabahobera bose nta n'umwe avanyemo. Gusa yarebye Doka na Jabu arababwira ati sinzi impamvu muri kunca mu jisho, ese haba hari ahandi hantu mbazi? Bombi bavugiye rimwe ko ari ubwa mbere bagera ibwami, kandi ko igihe bamenye ko Barita ari igikomangoma aribwo bwa mbere bari babonye umuntu w'ibwami. Umwami yakomeje kubitegereza ati sinzi ikintu kiri kunkurura kuri mwe, ese nuko gusa mwatabaye umwana wanjye? Nabo bati ntitubizi nyagasani. Yarababaje ati muri bande? Jabu ati uyu ni mushiki wanjye, tuvuka muri Mirata, ababyeyi bacu barapfuye, bapfira rimwe tukiri bato cyane. Umusaza wari uturanye nabo yaradufasha araturera, afatanyije n'inshuti n'abaturanyi. Nuko twakuze natwe nta byinshi tuzi ku mateka yacu. Atubwira ko data yaguye mu ishyamba yagiye guhiga, mama agahita agwa hasi bitewe n'umutima, bose ngo bapfe bakurikiranye. Twe twari ndahekana, njye mfite umwaka n'igice, mushiki wanjye ari hafi kuzuza umwaka. Nuko tugereranyiriza abashaka kutwumvisha ko twari bato cyane. Niwe mubyeyi wacu rero. Umwami ati yitwa nde? Nabo bati yitwa Varuwa. Umwami yaramwenyuye ati ibyanyu byose biratangaje, ndumva na Varuwa muzi. Uwo nzi n'umwe ariko ntahuriye namwe. Yasabye abaganga kuba bagiye, bamaze kugenda baza Doka na Jabu ati hanyuma se mwahuriye mute n'umuhungu wanjye mu ishyamba? Doka niwe wasubije, yaramubwiye ati natandukanye na musaza wanjye, nageze imbere mbona agakwavu nkiruka inyuma, nabuze aho gacikiye nisanga nkikijwe n'abagabo bashakaga kunyica. Nitegereje neza mbona hari n'abasirikare babiri. Bitararangira nabonye umusore bari baziritse ku giti, nababaje icyo bashaka, bambwira ko babonye umukobwa kandi ngo icyo kumukoresha kirumvikana kuko bo bari abagabo. Nari mbisanzemo ngo bari bagiye kunkoresha icyo bashaka. Nabonye bitari buze koroha mpamagara musaza wanjye, yarageze twirwanaho twica abagabo 6, abasirikare 2 n'abasanzwe 4. Barite baciye mu ijambo ati abasirikare ni 3. Jabu ati yego wari wibagiwe umwe waje nyuma. Umwami yaratongora ababaza ati mwigiye kurwana ku buryo mubasha kwica indwanyi zirimo abasirikare? Jabu ati kuko data yaguye mu ishyamba yagiye guhiga, twakuze Varuwa dushyiramo ko dukwiriye kuba indwanyi zikomeye cyane ngo tutazamera nkawe, inyamaswa ikazaturisha imbaraga. Twize kwirwanaho nubwo nta ntwaro twaba dufite.
wari wazi kurwana cyane rero yarabidutoje. Ikindi adutegeka kumuhigira buri gihe. Twakuze twigisha kurwana no guhiga kuko yifuzaga ko tuzavamo abanyembaraga bazahora bamuzanira inyama. Umwami yakomeje kugira ubwoba atazi aho buvuye, akomeza kubishimira no kumva atava muri icyo cyumba akagumana nabo. Yishimye arababwiye ati mukwiriye kwibera ibwami. Doka we yanze gutinzamo, abaza umwami ati nyagasani, ni gute igikomangoma kisanga mu banzi? Ese ibwami haratekanye cyangwa kwitahira tukajya mu rugo nibyo bitekanye byonyine? Umwami ati haratekanye, niho hano harindwa cyane. Abagambanyi ntabwo babura ariko bari kugenda bafatwa, kandi singiye kubibahisha, mwaratabaye ubugingo bw'umuhungu wanjye. Navuga uko yisanzuye ahubwo mubimenye niba mutabizi. Barita ati twari tugiye guhiga ngo tuze kubona icyo ngwa ku isabukuru yawe nyagasani. Wari ukeneye inyama z'impongo, ariko umurinzi wanjye nizera yari amaze iminsi arwaye, ibyo ngibyo urabizi. Undi we yari yarasabye uruhushya rwo gusura bene wabo kandi sinari kurumwima. Hanyuma najyanye n'abasirikare bane nari nahitewemo na minisitiri w'ingabo, akaba ari we yari yavuze ko bakomeye kurusha abandi, najyana nabo mu ishyamba singira ikibazo na kimwe kuko ngo no guhiga bari intyoza. Abo basirikare ntabwo twari tumenyeranye cyane. Twageze mu ishyamba, babiri baca ku ruhande rumwe, abandi baramerekeza ngo tujye guhiga ahantu hatandukanye. Tugeze imbere, abo babiri bari bamerekeje bafatiyeho inkota, banzirika bantunguye, mbona haje abandi basore bane batari abasirikare ntazi aho baturutse. Bamundaguye inkoni, imyenda iracika inyikuraho ubwayo, bakomeza guhonda. Bifuzaga kunsiga mu ishyamba, inyamaswa zikaza zikandya. Nababazaga icyo bampoye ntibakimbwire. Mu gihe umukobwa yahageraga ashaka kuntabara, yahise ahamagara musaza we. Musaza we akihagera, nabonye undi musirikare aje aturutse inyuma yashaka kumwica, kandi sinari muzi nawe. Umwami yikije umutima ati abo basirikare babiri bandi bakomeje kubura, abandi bo mwarabishe. Minisitiri w'ingabo arafunzwe, iperereza riracyakomeje. Yitegereje cyane Doka, akomeza kumureba. Doka yubika umutwe, yanerebye Jabo, amureba umwanya munini. Jabo nawe bimutera ikibazo. Yamaze kumva uko byagenze, gusa kumva ko bose ari indwanyi zikomeye kuri urwo rwego rudasanzwe nabyo bimutera ubwoba. Ikintu cyose cyabo cyamuteraga kubibazaho cyane. Yamaze akanya ari gutekereza, atangira kwibaza aho ngabo batari abasirikare bari bavuye n'icyari cyatumye abandi bagenda. Nanone yungutse igitekerezo abagiye, yabwiye abasirikare bizerwa ati nshaka ko mufata abagize imiryango yabo bandi bacitse. Mugomba kubafata bose mugakurikirana imiryango yabo kugera ku gisekuru cya nyuma kiriho, kandi bikamenyekana ko bagiye kwicwa, ndetse mugomba no kubikora. Ibyo biratuma bahagera vuba. Niba bashaka gutabara imiryango yabo, basobanura impamvu bagerageje kwica umuhungu wanjye, bakavuga n'uwabatumye ngamenye niba ari minisitiri w'ingabo koko. Bariti we yarakeneye kwiganira na Doka na Jabo, yakomezaga kumva ariko bakunda cyane nawe ntamenye impamvu. Kuri Doka we yumvaga ari urukundo rukomeye rudasanzwe, kuri Jabo akibaza niba ari uko ari musaza we gusa bikamuyobera. Yahamagaye ba Darisi, Sabina, Nira ngakomeza kubitegereza nawe yumve niba yabiyumvamo nkabo, gusa ntabwo byari gushoboka. Bose baraje baba bari mu cyumba, babashyirira imiti ku bikomere, bahindura ibipfuko bakoresheje iby'ibwami, baraganira, basubiramo inkuru z'ukuntu babasanze baryamye ku nkengero. Inkuru zabo zari zibabaje ariko zirimo amarangamutima akomeye. Bose bari baratabaranye, bigatuma bumva ari inshuti zikomeye. Bakomeje kuba baganira, Barita arababwira ati buri kimwe cyose umuntu azajya yumva akeneye muri mwe ajya akimbwira, kandi ntimugire ubwoba. Icyo ari cyo cyose, cyaba icyo kurya cyangwa icyo kunywa, mukimbwira. Hano ibwami nta kintu cyabura, kandi mwebwe mwemere icyo mushaka cyose. Mumbwire ibyo mufite amatsiko ibwami mbibasobanurire. Mugerageze mwisanzure tuganire, kuko batatu turacyakeneye kuvurwa. Namwe batatu mugomba kutwitaho. Nta kindi cyo gukora dufite cyatuma amasaha yicuma tutaganiriye. Ngiye guhera kuri mwe, mumbwire ibyo mwatekerezaga bibi ibwami. Nibwo amasaha yakwicuma, noneho nidutora agatege tuzatemberera hano ibwami. Ntabwo mubishaka se? Doka niwe wabanje kuvuga. Iyo bitse umutwe gato arongera arawubura, ariko nabwo avuga afite akantu ko kwihagararaho. Yaramubwiye atari ibyo umusaza wa Turezi yajyaga atubwira bibi ibwami, ariko nkurikije uko yabitubwiye nuko nabibonye harimo itandukaniro rigaragara. Njye numvaga ibwami haba hameze nk'ahantu abantu bose bagendera ku ijambo rimwe, aho nta muntu uvuga adahawe uburenganzira. Numvaga ari ahantu haba hakonje, abantu bari aho batuje, hataba urwenya cyangwa urukundo, ibintu byose bihora mu mabanga no mu guhana, ubugambanyi n'ibindi. Nibyo amabanga n'ubugambanyi byo birigaragaza nkurikije ibyakubayeho, ariko ibyo maze kubona bike byatumye nibaza niba kuko ibi bwami byose ari bibi. Nabonye umwami aza akatwiyegereza, akaduhobera, akatubaza amakuru yadufashe nk'abantu, kandi tutari mu muryango w'ibwami. Ndabizi ab'ibwami musuzugura abantu batari ab'ibwami, mukumva nta kintu bavuze, hamwe mwumva ko no kubica ntacyo biba bibatwaye. Ndabona nawe uduha umwanya wo kuvugana, wadufashe nk'inshuti, none ukeneye ko turushaho kumenyana. Ibyo ngibyo sinari mbyiteze.
nibwiraga ko ugura igikomangoma nyine uzigira umuntu wo kutubuza guhumeka, akantu kose kakaba ari itegeko, nubwo bwose byumvikana mu mvugo yawe ko uvuga utegeka bitari ukwinginga, ariko birahagije. Niba ariko mufata abandi bantu byaba bihagije, byaba bishimishije. Doka yaramubwiriyemo, ariko Barita amwereka ko nta kibazo kibirimo. Yaramubajije ati none nicyo wifuza kubona? Nawe ati nshaka kumenya aho mufatira ibyemezo bikomeye by'igihugu. Numva ko hari icyumba cyihariye kirimo intebe nini ya zahabu, aho umwami yicara wenyine agafata imyanzuro igena ubuzima bw'abantu bose. Ndashaka kuhareba. Ndashaka kwicara mu nama ikomeye, nkumva umwami ari gufata icyemezo. Barita yagizemo ubwoba, aramubaza ati urakomeje nicyo wifuza? Nawe ati ibindi se sinzabibona, niba tuzatembera ugatwereka icyo dushaka cyose, urumva no muri icyo cyumba wazadutemberezamo? Icyo nicyo cyangora, niyo mpamvu gisabye, kandi ntiwisubireho. Wavuze ko icyo dusaba cyose uzakidukorera. Jabu yazamuye amaboko arinanura, arayura, abanza kumwenyura gato, aramubwira ati nanjye numvaga ibwami haba intwaro zidasanzwe, inkota ziremereye, amacumu ashashagirana nk'izuba, n'ingabo zishushanyijeho ibimenyetso ku mubiri. Numva ariho honyine babika intwaro zikomeye kurusha izo twakoresheje mu ishyamba. Yerekeje amaso ku basirikare bari ku muryango. Yaramubwiye ati ariko ibyo nabonye bike byatumye nibaza byinshi. Nabonye abasirikare benshi, nungurwa no kubona atari ko bose bagaragara nk'intwari, kandi naratekerezaga ko ibwami haba hari ingabo ziteye ubwoba gusa zikomeye. Hari abasa n'abatinya, abandi basa n'abakora akazi gusa batabikuye ku mutima, bagendeye ku itegeko gusa. Muri make abenshi ni ibigwari. None nshaka kujyaho mwitoreza kurwana. Nshaka kureba niba koko ingabo z'ibwami zigira imbaraga nk'uko Farawo yahoraga bitubwira. Igikomangoma cyakomeje gutungurwa n'ibyifuzo byabo. Byamuteye kugira amatsiko yo kumva none icyo abaganga bari bagiye kuvuga. Yarababwiye ati mwebwe murindwanye mu maraso, ariko mwifitemo akantu ko kuyobora. Ndaza kubabaza nyuma, reka twumve n'abandi. Bose bari bahuje urugwiro, bishimiye ikiganiro. Mu baganga Darisi niwe wabanje. Yarikoroje arababwira ati njye numvaga ibwami haba ububiko bw'imiti butagira uko busa. Numvaga hari ibyatsi n'imizi biva mu bihugu bya kure, imiti ivura indwara zitavurwa ahandi. Na n'ubu niko mbyumva, ariko numva ko hariho abaganga bakomeye baba bakavumbura imiti, noneho bakandika mu bitabo byabo ibyo baba babonye mu bushakashatsi. Icyakora ndibaza impamvu bahisemo kutuzana hano ngo tukuvure, kandi kuko hari abaganga bakomeye. Buriya se abaganga bavura umwami n'igikomangoma, umwamikazi cyangwa abandi b'umuryango w'ibwami, si bo bakomeye kurusha abandi? Yarebye ibipfuko bya Doka, kandi koko ibyo bipfuko bari bifashishije byari byiza ugereranyije n'ibyo bifashishaga mu cyaro. Yaramubwiye ati nabonye n'imiti twazanye ubwacu yarakoreshejwe, ikigaragaza ko imiti yose itaba hano. None nshaka kujya mu bubiko bwanyu bw'imiti nkirebera. Ndashaka kureba ibitabo byanyu, niba mwandika ibyo muvumbura byose, nkarebamo ibyo ntazi, niba koko ubuvuzi bw'ibwami burenze ubwo mu baturage. Nabwo nshaka kubimenya. Nifuza kubaza n'umuganga ukomeye hano, akavura igikomere cya Doka ku kirenge, tukareba uko abigenza. Barita yaramwenyura aramubwira ati ibintu ufite amatsiko bizoroha, ariko ntabwo twemeranya ku gitekerezo cyo kuzana umuganga ngo avure Doka. Nzamuzana wenda muganire, ariko ni mwebwe mugomba kutuvura gusa. Aya makuru y'ibyabaye ni ibanga, niyo mpamvu turi hano. Ntidushaka ko abaturage bahamuka kubera ko igikomangoma cyakomeretse. Wihangane, nzakujyana hari imiti ngo uhuze n'umuganga, ariko nta muganga uzigera ugera muri aka gace turimo. Niro yaramaze igihe areba imitako iri ku nkuta, imyenda myiza abaja bazaga muri ibyo byumba babaga bambaye. Yaramubwiye ati njye numvaga ibwami haba hameze nk'ijoro rito. Numvaga abagore baho bambara imyenda y'agaciro, bakambara imitako itatse zahabu n'amabuye y'agaciro ku mutwe no mu ijosi ndetse no ku maboko. Numva hari icyumba cyuzuyemo ibikoresho byiza, kirimo imitako, indorerwamo nini n'amavuta atuma uruhu rucya. Yarebye Barita aramubwira ati ahari ubanza ibyo Doka yavuze ari byo bihari. Abantu baba bagenda nk'abadahumeka, nta kwisanzura no guke. Abantu bose hano baba batuje, gusa bafite uko bagenda, uko bambara. None nagize amatsiko yo kubona umwamikazi, nkabona n'aho abakobwa b'ibwami baba uko hasa, nkajya mu byumba byabo byose, nkareba n'ahantu mubika imitako, nkanaganira na bamwe muri abo bakobwa, nkumva uko baba bigengesera mu mvugo zabo. Barita ati humura mama nako umwamikazi, we mu kanya ari buze ko bari babasohoze. Zabi yikije umutima aramubwira ati njye numvaga ibwami haba ubusitani bunini butagira uko bungana. Numvaga hari ibiti bitewe ku murongo, indabo z'amabara atandukanye, n'ibyuzi by'amazi bibamo amafi meza. Na n'ubu sindabisobanukirwa. Ese buriya si ho honyine haba hari amahoro atagira umupaka? Yarongeye ati ariko ndikubaza ubusa. Nubwo ari heza, haba amabanga menshi, iperereza rya buri kanya, kuvuga bikandagira ngo batakumva uvuze nabi umwami cyangwa ab'ibwami bakakwica, hakaba n'abasirikare benshi. None nshaka kujya mu busitani bw'ibwami ari nijoro, nkareba uko buba bumeze nta bantu benshi bahari ari ku matara. Nshaka kumenya niba ibwami hari ahantu umuntu ashobora kwicara ari umwe akumva umutima utuje nta bwoba na buke afite. Buri wese yashakaga kureba ibwami mu buryo bwe. Barita yaramwenyuye arababwira ati ibyo mwifuza byose muzabibona.
kandi muzabibona mutari nk'abashyitsi basanzwe kuko mwe nabafashe nk'abantu banjye. Nubwo mbere nakwisanga mu mimerere iteye ubwoba kuriya, nanjye mbibona ko urupfu rwanziye byarangiye. Rero nk'abantu mwanabaye mukwiriye kubishimirwa nk'abagira inshuti. Jab yahise amubwira ati noneho nawe tubwire, ubuzima bw'ibwami buba bumeze bute? Wakuze ute? Wabaye bute kuva mu bwana bwawe kugeza uyu munsi? Natwe turakubwira uko twakuze ntubitubwira. Barite yarebye hirya no hino asa n'uwibaza niba koko akwiriye kubabwira ayo mabanga, ariko yaramaze kubiyumvamo cyane kurusha uko yabyiyemereraga mu mutima we. Yicaye neza ashyira amaboko ku mavi aratangira ati ngiye kubabwira ibyo mutigeze mwumva. Njye navutse ndigikomangoma ariko nkiri umwana sinari mbizi. Icyo nabanje kumenya nuko ntari umwana nk'abandi. Mu bwana bwanjye sinigeze njya gukinira mu mukungugu. Siniyizi nsa nabi. Nari mfite abarimu b'amasomo kuva nkiri muto cyane, nkagira abaganga bamvura no mu gihe nitsamuye. Nabyukaga kare nkigishwa gusoma amateka y'ibwami, nkamenya amazina y'abami bambanjirije n'impamvu bamwe bishwe. Nozwa kuvuga nihagazeho, kutagaragaza ubwoba no kutavuga byinshi. Yarebye Doka aravuga ati nigeze kwifuza kwiruka ngakinira aho mbonye nk'abandi bana, ariko aho ngereye mu irembo umurinzi akambwira ati igikomangoma ntigitwara gityo, ntigitwara uko kibonye. Numvaga ari igihano nahawe. Ntekereza kugenda no kuvuga nitonze no gutekereza kabiri mbere yo kuvuga. Data yantoje kurwana nkiri muto. Ntabwo yashakaga ko nishingikiriza ku basirikare gusa. Yarambwiraga ati umwami utazi gufata inkota bategereje urupfu. Natojwe kurasisha umuheto, gukoresha inkota no kurwanira ku ifarashi. Ariko ibyo byose byabaga biri mu maboko y'abatoza, sinabikoraga nishimye nk'uri gukina. Yarebye Jab aramubwira ati mwe mwize kurwana ngo mutazicwa n'inyamaswa no kwirwanaho aho bibaye ngombwa. Njye nize kurwana ngo ntazicwa n'abanzi bakomeye b'igihugu, ariko nabwo ibyari bimbayeho murabizi, iteka hari abantu bashobora kugutungura. Mu gihe nari maze gukura natangiye kumenya ko buri wese nsekera batankunze. Hari abagaragu banyita Nyagasani, Nyiricyubahiro n'andi mazina, ariko nkabona mu maso yabo harimo ubwoba buvanze n'urwango aho kuba urukundo. Ntabwo nigeze ngira inshuti nyinshi, abenshi barantinyaga kuva kera, abandi bakanyiyegereza bafite icyo banshakaho. Yerekeje amaso kuri Nira na Darisa aravuga ati sinigeze mbura ibyo kurya cyangwa ibyo kwambara, sinigeze nambara imyenda icitse, ariko hari ibyo naburaga. Umuntu mfata nk'umuntu gusa, atari nk'umuntu uzicara ku ngoma, kuko abenshi uko batinya data niko nanjye bantinye. Nyine kuba mu isi y'abantu basanzwe baganira nkamwe ni ibintu nifuje kuva kera. Ubu ndi kubaho mu nzozi zanjye kuko turi kumwe. Yigije umutima arababwira ati hari ijoro rimwe nkiri muto numvise abajyanama ba data bamubwira ko bakeka ko ningira ikibazo icyo ari cyo cyose ubwami bushobora guhungabana. Numvise izina ryanjye bamvuga nk'umuntu ugomba kurindwa cyane aho kuba nk'umwana ugomba gukundwa. Nibwo natangiye kumenya ko ubuzima bwanjye atari ubwanjye. Yaracecetse arongera ati uko nakomezaga gukura nize guhisha amarangamutima. Iyo mfite ubwoba ndatuza, iyo mfite umujinya ndaceceka, iyo nishimye ndabigabanya, kuko igikomangoma kigomba guhora kimeze kimwe. Ariko nkiri umwana najyaga njya hejuru ku rukuta rw'inyuma nkareba kure mu baturage, nkumva nshaka kumenya uko babayeho. Numvaga nshaka kujya gukina n'abana batambaye imyenda myiza nabonaga, tugakina twisanzuye, ariko sinari mbyemerewe. Abo nakinnye nabo babaga ari ibikomangoma, kandi akenshi tugakina turwana dukoresha inkota. Mbese imikino yo kwiga no kurwana niyo yonyine nakinnye. Yamwenyuriye Doka na Jab arababwira ati mwe mwakuriye mu bwisanzure nubwo mwari mufite ibikomere by'ubuzima. Njye nakuriye mu mutekano nibyo, ariko nari mfite inkuta zitagaragara zinkikije. Yahagazeho gato yongera kwicara neza arababwira ati uko rero niko nakuze. Nta nzara nigeze ngira, nta muntu wigeze unyubaho uko ari we wese uko yanganaga kose, ariko sinigeze numva ko ndi umuntu wigenga ngo nuko banyubahaga bose. Kandi na n'ubu niko bimeze. Buri munsi mba ntekereza ko icyo nzavamo nicyo nzahindura nimba umwami, ngatekereza no ku bantu nzababaza ntabishaka, kuko buriya ni waba umwami udafite abo wabaza byanga bikunda. Numva ari umutwaro nubwo bwose ntazahunga inshingano. Yaratuje arababwira ati hari ibyo naba nsimbutse, ariko muzagenda mubimenya. Noneho namwe nimumbwire, mwabayeho mute mu by'ukuri mu bwana bwanyu? Mwigeze kwifuza kuba nkanjye cyangwa mwigeze kubitekereza? Bakomeje kuganira. Doka ageze arababwira ati njye ndisonzeye. Abandi barasetse arakomeza ati none siko museka, ko ari saa 4 ibwami naboneka ibiryo byiza muri aya masaha, ndumva nshonje cyane. Jab nawe yaramwunganiye ati nanjye mu micyo kunywa gihagije n'inyama niba zihari. Barite hamagaye abaja ababwira ibyo bazana. Bari bagiye guhita babizana, ariko Darisa ahita abahagarika arababwira ati oya ntibishoboka, muracyafite ibikomere bibisi, mwatakaje amaraso menshi kandi mwahawe imiti ikomeye. Kurya byinshi bikomeye cyangwa kunywa ibisindisha byatuma imiti idakora neza, ibikomere bikabyimba cyangwa bikongera kuva amaraso. Doka mwitegereje arakaye gato. Darisa akomeza agira ati mu gihe nk'iki muba mugomba kurya bike byoroshye kandi mukanywa amazi n'igikoma gusa.
ntabwo mbibabuza kuko hari ikindi ngamije ni ukubarinda. Umurwayi ufite igikomere ntigenera ibyo arya, agendera ku bimufasha gukira gusa. Niba mushonje babazanira igikoma n'imbuto nkeya, birabafasha gusubirana imbaraga buhoro buhoro. Ariko inyama zikomeye n'ibisindisha byo ntibyemewe muri aka kanya. Doka yahise aseka ati none se wowe ntunywa ibisindisha? Darisi amwenyura ati oya, natwe abaganga ntituba tubyemerewe iyo turi mu kazi cyangwa turi kwita ku barwayi. Niba tuzanira igikoma gishyushye n'amazi meza, kandi niba hari umutobe w'imbuto utarimo isukari nyinshi wenda nabo bawuzane, bazane n'izo mbuto. Ubu iki si igihe cyo kwinezeza kuri mwe, ni igihe cyo gukira neza ibikomere mufite. Nimba ugendera ku mabwiriza muzakira vuba, murya ibyo mushaka. Jab ati nawe uri kurengera. None se umuntu wakomeretse kaba yatakaje amaraso kuki atarya inyama? Darisi ati Jab, si uko inyama zitemewe burundu ko wakomeretse, ahubwo igihe ntikiragera. Mukimara gukomereka no gutakaza amaraso, umubiri wahanganye n'ububabare n'imiti twabahaye. Inyama zitwara imbaraga nyinshi mu kuzihekenya, zigatwara imbaraga nyinshi mu gifu kugira ngo igifu kizisye neza. Icyo gihe umubiri wibanda ku kuzitunganya kuruta uko wakwibanda ku gukiza ibikomere. Muzabanza kurya ibiryo byoroshye byongera imbaraga buhoro buhoro, hanyuma nimumara gukomera no kugarura amaraso neza, muzarya n'inyama kandi zizabafasha gukira vuba. Bakiri muri ibyo, umwamikazi yaje kubareba nawe. Babamenyesheje ko umwamikazi yinjiye bahita bitegura. Yarinje bamuha icyubahiro. Ubwo abaje bo bari bagiye kuzana ibyo babatumye. Icyakora wakindira ahuje amaso na Doka. Ubusanzwe ntibyari byemewe kureba umwamikazi mu maso cyangwa umuntu w'ibwami ngo muyahuze, ariko Doka yashakaga kumureba. Umwamikazi yarabyirengagije yibuka ko bamutabariye umwana. Icyakora we ibyamubayeho yumvaga bidasobanutse. Yagize umujinya n'urwango rwinshi akimubona, ahubwo yikundira cyane Jab. Yanze kubihisha ahobera Jab, aramubwira ati warakoze ko nabarira umwana. Yasuhuje n'abaganga ati mwarakoze. Yarebye Doka agiye kumusuzana amubaza ati none se wowe byakugendekeye bite kuki uri hano? N'ahandi bari kuba urwariye abarwayi basanzwe? Doka nta kurya iminwa n'uburakari bwinshi yahise amubaza ati kuki uri kumvangura? Aho waguhaye amakuru y'abagira ubuhe bwenge niba ataragusobanurira uwundi we? Wamenye ute ko aba ngaba ari abaganga? Umwamikazi atukwiriye gusaba imbabazi kuko usubije umwamikazi uko wiboneye. Doka tuvuze ko ugiye kunsaba imbabazi cyangwa numvise nabi? Umwuka wahise uhinduka mubi mu cyumba. Abaje bari bagiye kugarukana igikoma n'imbuto bahagaze ku muryango batinya kwinjira. Umwamikazi yavuze mu ijwi ririmo ubukana ati uzi uwo uvugisha? Doka nawe nta kwicisha bugufi yeguye umutwe amureba mu maso ati nzi ko uri umwamikazi, ariko nanjye ndi umuntu wakomerekejwe no gutabara umwana wawe. Twubahane, nta kuntu waza untoranya mu bandi nk'aho mfite icyasha ngo ngusabe n'imbabazi, ni wowe ugomba kuzinsaba. Darisi yahise atabara apfukama imbere y'umwamikazi ati nyagasani tugusabye imbabazi. Igikomere wirakivugisha amagambo menshi, si umutima uri kubivuga, ntumuраkarire. Jab nawe yihutiye kuvuga ati nyagasani, Doka wabajwe no kuba wirengagije ibyo yakoze, ariko si ubugome bundi kandi birumvikana. Kuki uri kumuvangura kandi uri ukwiriye gushimirwa kurusha abari hano bose? Barite yabuze icyo avuga aricecekera ngo arebe uko bigenda, ariko nawe yarababajwe na nyina, yarabibonaga ko ari uri mu makosa. Ariko nanone ukuntu Doka yari yihagazeho byari bimutangaje. Doka ntabwo ubona bukiyageraga. Umwamikazi yaracecetse abanza gutekereza ukuntu yari yikundiye Jab akimubona, ariko nanone yibaza impamvu yari ari kwanga Doka cyane. Yamwitegereje igihe kirekire. Uwo mujinya yaragize akimubona arushijeho kumwuzura, ariko hari n'ikintu cyamubwiraga ko umusore we ari we Jab atari umwanzi. Yabwiye Doka ati nzakumenya neza, kuko byanga bikunda hari ahandi hantu nkuzi. Doka yasigaye ahumeka cyane yibaza ahantu rwose umwami yaba amuzi n'umwamikazi akaba amuzi, kuko bose bari bari gukomeza kwivugisha ko atari ubwa mbere hari bababonye ko bari kubaca mu maso. Jab yaramwongoreye ati wagombaga kwitonda imbere y'umwamikazi, uzi ko ushobora kwicwa. Darisi nawe ati aravuga ukuri, uyu munsi ararokotse. Barite yarasetse ati mwe mutera ubwoba namwe. Yaragurutse amufata ikiganza aramubwira ati ntacyo uzaba Doka, njye nkurimo umwenda kurusha abandi bose, niwe watabaye imbere. Mama akwiriye kukubaha, ariko wicunge, hari ubwo birenga ubushobozi bwanjye wenda nkaba nahari ukaba wakwicwa simbona uko ngutabara, cyangwa se ngatabara bamaze kukubabaza. Ku rundi ruhande b'abasirikare babiri bandi bari barajyanye na Barite bagahita baca mu rundi ruhande bakikomereza. Bamenye ko imiryango yo mu gisekuruza cyabo yose yafashwe, bo ubwabo bizana ibwami ngo bahanwe bonyine. Babashyize mu nzu y'imbohe ngo baze kubahata ibibazo bukeye. Muri ako kanya umwami yaganiriye n'umwamikazi. Umwamikazi amubwira ko yabonye Doka akamurakarira atazi impamvu, yewe bakanashwana nawe atazi ikibiteye. Kandi umwami we yari yamukunze cyane kurusha abandi bose. Doka na Jab yari ari kubiyumvamo birenze ukwemera. Yahise amwihanangiriza ati uriya mukobwa ntukwiriye na gato kumuvugisha ibyo wiboneye. Uriya musore nawe kandi nuko ubagendere kure. Uko uri kumva umwanzi niko ndi kumva mukunze, none ushaka guhangana nanjye?
Umwamikazi ku mutima aravuze ati aho kugira ngo bampangayikishije ntazi impamvu njye ntanabica, buriya kugira ngo mpangayikire umuntu haba harimo ikibazo, ngomba gushaka uko mbikiza. Umwami ntamenye ibyo ari gutekereza, yahise ajya kubareba ahubwo ngo yongere abitegereze neza kuko abonaga isura yabo hari ahantu ayizi. Yageze mu cyumba cy'abasore abanza kureba Jabu, yamwitegereje neza abona ahantu bari barakomerekezanyije we na Doka bari guhana isezerano ko bazarindana. Yaraharebye umutima utangira kumurya, yibaza ku kamenyetso impamvu yako, gusa ntiyabitindaho. Yakomereje mu cyumba cya Doka, yarinjiye akigira amwitegereza neza, naho atungurwa no kubona ahantu neza hari akamenyetso nk'akari kuri Jabu nawe agafite. Ntabwo amenye ko icyo ari igihango bari bafitanye cy'uko umwe azatabara undi uko byagenda kose. We byamuteye ubwoba, atangira kwibaza impamvu baba bafite ikimenyetso ahantu hamwe. Uwo mukobwa noneho yari yambaye ikanzu ikoze nk'isengeri, amaboko agaragara no mu bitugu hagaragara. Kubera ko umwami nyine yamwibarishaga amakuru ye, yaramubajije ati ese ushobora gukandagira kuko wakomeretse mu kirenge? Hagarara turebe. Umukobwa yagerageje gutera agatambwe arahindukira. Mu buryo umwami atari yiteze, umukobwa arahagurutse ngo amwereke ko ashobora gukandagira. Umwami amureba mu mugongo, yabonyemo ikibibi, umutima we utera cyane kurushaho. Yabize icyuya, Doka ahindukiye abona ko agize ubwoba. Yaramubajije ati ni amahoro nyagasani? Umwami yahise asohoka atamusubije. Iryo joro umwami yakomeje kubura umutuzo, yigiriye inama atuma intumwa kuri Varuwa ngo zimuzane ibwami. Yifuzaga kuganira nawe akamumenyaho byinshi, akanamenya byinshi kuri abo bana bari batumye umutima uva mu gitereko, akamenya Jabu neza ndetse agahamya neza ko ibyo aketse kuri Doka ari ukuri. Naha dusoreje igice cya kabiri. Niba warumvise icya mbere ukaba ugeze no ku musozo w'iki gice, mbanje kugushimira mbikuye ku mutima kuko uri umuntu wacu. Hanyuma rero nk'ibisanzwe jya muri comment utubwire niba tukiri kumwe no mu gice cya gatatu. Ntucikwe, kiri mu nzira.